Oh, garuka hano mwiyanga ibyo turacyakomeza kandi gace kayo ifite duce tubiri. Garuka hano wimbeshya garuka hano. Sasa ise bamutetse umutwe ngo rwose ngo amagi y'inzoka ngameze nk'amafi. So tell me, Gira baruzingo. did snake egg look like fish in your... Kuva ryari amagi y'inzoka asa nk'amafi? Tell me! Gira baruzingo. Papa rambabaza ariko. Papa ajye umenya ko ndumwana wabyaye kandi umwana ukunda cyane. Sometimes it Papa rimwe na rimwe arigiye gucya inzoka zituraga amagi akaza ameze nk'amafi. Nuko na urabona nyine urareba. Oh yeah. Ndabona. Papa. Kneel down here. Fukama hasi turi kugasa. Hands up. Namaso amaboko hejuru. Now bring it out. Nyereka ifite mufuka niki. Uyacaho aramutaye. enter inside the soup pot and collect the fish. Papa nyine nagiye mu mazi njya kuroba ifi. I was asleep. Sorry. Nako nagiye ifi uryamye. Shut up. Cheka. Turi kugasa. If I ever hear your cry, shut up. Zonyine nkubona n'undi munsi kira wirira sagana chika wirira. So again, I am going to divide you. Ningo n'undi munsi wongeye kuza ku gikonje kwibanza gufata umutwe nguce mu bice bine. So that you are dead. Kandi nzakwica. Kill you like an armed robber. Nzakwica. Ahubwo reka nzakanye kuzana umuhoro wanjye. Mupanga. Ayo kirabira. Ko cyakarize. Ifi kita hakurya mu mabuye. Abana banyumvire umwana arakwe kuvuga kunarira arajugunya arongera. Where is this snake egg? Jagigizo kariri hehe? Papa, all right, came and carried it away. Papa igi nari mfite imbere ryibera rijyana. He was going to see the sister but Imbeba ngo yagiye kujya kureba ngo muri cyayo ngo bahirye. Imbeba ngo wajye bavuganye. Imbeba rijyanye. Mwana wanje sasa. Kaza ngo kwikute ngo mbwiza ukuri. there's my hands so my hands were still up when they Abanyene nasama amaboko anyashira mu kirere none imbeba irazinjya mu mufuka itirivana birarijyana. It's enough reason for Imbeba irajirivanamo. that to... Wakintazo iki cyana kaza ngo uvuga umutwe nzakumena gusa. Dore kwasa. Kirarira. Reka ndaje. even my auntie was Barako rero uranyanga bajya ngo n'umwana kwa muganga baguhinduriye. make a was pass. Mama! Petit frere. Uzahaguruka. Nago jya bahaga se yaragoye ngiye fitara. Sasa vyambye hakono gutera fresheri mu nzu kamenye nzafite umukunzi. Gutunganya inzu. Ndebere. Popo, we, tunganya neza kandi bibishwa mu gutunganya neza. Aratunganya iki kimogora guri meza. Ndeki cyara guri meza kiyagazeho. We, manuka. Kiramanuka. Ibyara byange bifite ubwenge buke. Imana kwere basha kuri. Do. Cyaho jya tunganya. We, tunganya neza. Ni cyabucura. Kiratunganya. Cyakimo gupfa kujugunyaho. Dore rukura uri imeza na boda. We manuka doko gise ukajyana guri meza uyicayeho hejuru. Why are you climbing? Are you destroying? Are you right? Ko uri ku meza wigize amasorori. Ko amasorori yuri meza. It's okay. Before that thing won't do trouble. Okay, my boys. Sare rero babana banje mwe muzakunda rwose bananye ndabakunda nk'imwe yo muri giri nyarwanda munyarwanda. Your room. Nasa mujye mu cyumba cyanyu nimusoke sibyo? Outside here when I come back. Nimu mbona nje mugume mu cyumba nimuze hano hanze. Yega fande turakumva over. Yeah. Biyikiriza. It's a special day, you know. We are going to receive that fine visitor. Tugiye kwakira rwose umushyitsi wacu twese hamwe nk'umuryango. And get that food. Let me inspect it. Fast. I don't have the time again. Please, I tell God beg you. Always remind your brother that both of you should remain in the room, okay? Ubwo mwese ubwiye mukuru wawe ko mufite rwose kuguma mu cyumba. Yego bana banje. Nako nari sorore muzahambwe rwose yabagishije agakwavu n'inkoko. Do. Iwe data we. Reko nikihumuriza muri byo bari babatekeye. Niki gikuru. Very good. Open it, let me. Funga tere niba kuko inkoko yanjye irimo natekeje n'urukwavu. Kihumurije. Iwe data we. Yeah. Nibyo. What do you mean? Muragira iki ngo mwihumuriza nk'amahene cyangwa imfizi. I don't want Ese kurume muri biki. come back. Nimukoreho nimuryeho. One grain of this rice. Uryeho ndamuca amaguru mabyumva. Yego fande yego papa. Come on. Fundikira. Jana mu gikoni. Which you are not. Yego byo kunuza amaso yanyu nkakuru muri hangimbwa ntago mbishaka. I don't want to come back and see you in this living room. You must. Ntago shaka kuza kubasanga hano muri salon shaka amasange muri mu cyubu urumva. Yego fande.
turakumva over bigize nk'ibiroko defense yeah ya bana banje The visitor. Now take the food back. okay mujyane biryo mu bisubizeyo Thank you very much. aksha papa You follow notice. papa ko doye kurukwavu kubunani ni nkoko kubunani kweri ukabugiye kubiba umuntu ku munsi mw'inguta hagati mu cyumwe kuko buramuhonga iki Boy, c'est général. kona papa ne general je ndi majoro unyibya ko nago mbesha unyibya ko ikigoryi ni cya garanforere cy'imfura Boy, c'est général. I am the major. urabona ne general je ndi majoro ndamwungirije ko muzaka rwose afite hamajya kujya kuzana umukunzi sheri wanje barambwiye gurankunda Whatever you are. ye ngukunda uri iki ngukunda mwiki I want you to stop calling my name. nuzanye kuvuga izina ryanjye mu kanwa karumva kandi unyibagirwe Not in the association of Yamurons. ujye mu bigori cy'ubugenzi babasazi baturuwe nyina ntabwo naturuye nkawe kandi bararahiye imbere y'Imana gurankunda ngo uryamye ngurandota ye nkurota we nkurosana nabyukana umwako ajya mu gihe ajya kuvana sasa ikibando we ni gute utandota warabisezeranyije azana ko umusigati nguko tubyemere cyose bizo by'abasazi yewe wa musenzi umbeshya ngurankunda karakaje ko sasa mu rugo rw'umukunzi afite imitoma numbaze ngayisoma hehe Oh, sweetie! oh sheri Sweetheart! sheri mukundwa mutima Sweetheart! yewe nkora mutima yanjye She must be around. Sweet? akira Oh, arwaje yarakaye yambi se yambi biki What are you looking for? urashaka iki I've never seen you behave like this. nako nugambira ngo umeze gutyo Hey, yewe nah. I am bashaka iki bebe shushu icyuki nana uvuga like this before. uvuga amagambo Quick nah. ekibere nana icyuki bebe Sorry, it wasn't my fault. nagara makosa na yani No, ni gutumbesha nguraza kunantuze kundeba 2 children of mine. niba abana banje babiri bameze nk'amadayimoni Devils. bameze nk'amashitani Poison. bampaye uburozi It is true. nukuri Poison. bampaye uburozi I almost died. habuze gato ngo mpfe By the gate of heaven and hell. nuko nyine uzuko nageze ku marembo y'ijuru n'ikuzimu Hell straight. marembo yo y'ijuru n'ikuzimu mwumve mwitore gato cyane It is true. nukuri kw'Imana Poison. bampaye uburozi I almost died. habuze gato ngo mpfe Except by the gate of heaven and hell. maze nageze no ku marembo y'ijuru n'ikuzimu Hell straight. Not because of you. kubera wowe niyo mpamvu nagarutse So when I got there, they gave me, nahageze ngeze ku marembo nyemera kujya njye mu kuzimu cyangwa njye mu ijuru and as I was feeling it, bama inzandiko mfite kuza zigaragaza ko nyine ndakurenganza bwo kujya mu kuzimu it was a place that said whether you are married or single. none mbona hari ahantu habaza ngo ese ufite umugore uri ingaragu cyangwa rwose yarahukanye Sad married. none mvuga ko mfite umugore You. They say I kandi ko mfite umugore nkunda cyane bita Grandis ubu bita Kauka carry you. To fear apa. barabeshya I am going to heaven. barakubeshya It's only you that will go to hell, and I won't follow you. njye ntabwo nzajya mu kuzimu nzajya mu ijuru You will go. Both of us will go. niba utajya mu ijuru nanjye nzajya mu ijuru mutomira aha ngaha I'm sorry. Please understand. In fact, look at what. dore reba ukuntu bampaye uburozi nkamera ngeze arebye ko rwose umugabo bari bamuroze dore ukuntu ameze Eh? Who did this? ibi ngibi ni iki You that the children are devil. You. abana banjye ni amashitani devils You were sick. yo ihangane sheri Yeah, get up. yo we mama haguruka disi haguruka icyana I think so. You did not know. kugeza urukundo ruhangane nk'urwaruna na Brenda aramuhaguruka icyana ihangane sheri shushu bote ihangane Thank you. urakoze sheri umba ko ari muranci nyuma nabwo urankunda njye ngukunda Gokas, Dorcas wa mukaritasu I want you to stop. ntukanyishije mu buzima I am going to kill you. nzakwica Kill her. unyica kandi uravuga njye nzica umugore wo kunjyanya Moron now. I will. kwereka ni umusazi ariko Whether I'm Moro or Mutota. yamaze nashaka umusazi cyangwa ikirago bindeba Don't mind her. ndagukubita You want to beat her? ntabwo sobaye tesheri ubundi minasase nawe ugasara mwese mwabaye basazi mureke Then I am not Mama Zimba. njyewe nujya kumvuga uzambona sheri tugenda ariko Nonsense. sheri reka se reka tugende No. njye nakuri gasura sheri rwose ndabizi ko ufite imbaraga rwose wikikarakaza yarigaragaza imbere y'umugore ni ukwivuga ugeze ukavuga ngo rwose imboga zitaryana sasa hakura mu izina rya data na mwana roho mutagatifu tubirye ntibizaduhagame gusa bajya ku rukwavu rwa saa umugore akunda cyane n'inkoko ntibiraruno
se yatekereje ateka imicuzi yako rwose irenze barabiriye abana baraha dore kuri kwavu kubunani no kurya inka agakoko none bisi papa yabitekera umugore tutazi katwirire sha ubundi yapfa wariye nako nakuramba kudapfa gaturye sha nakuramba kudapfa n'ubundi umuntu uzapfa arapfa katwirire filimi iraje atekereje dore sha inyama barazahutse se atekera umukunzi dore shaka guri nkoko gose ari ngara kagigiza abantu nturye cyane tuzagwaga dore tuyi nkoko yose nurenze umuceri wireke kuko koko bwa mendingo sasa maze ukayakaje umukunzi kuri hama ndagukunda jege My body can make jiggy like it ready. iyo ngoza mu biranye tuba ngo jigi arari indirimbo ziranga Sorry, I go take a quiet here. kwa yakamusanyi ibi bizu byinshi cyane rwose urukundo rurahari ku igare niyo hamaze mugeze ni rwose bizu ngo hari urukundo byose birashoboka No. Trisha yewe I love that's my late wife. This is my country room. aha ngaha rwose niho iwanjye mu rugo sasa tugiye kubana twibanira ubudatana nka Beretrida This is where we are managing. rwose inzara niyo yose baje rwose kwa kurya urukwavu yamutekeye urukwavu n'inkoko rwose yiteguye I hope you know. asanye mukunzi You see, this is my country home. I am going to even change it and build you a more palatable one. rwose aha ngaha iwanjye ngiye kugera haba burundu byose nzabiguha rwose umize musaba rwose afite urukundo ariko nagaze ko ibyo yibyariye ubwije kuri bano bana ugize umwaku ukagira abana nk'aba ngaba batatu mu rugo wazasara ahubwo It is not my womb. So no, this is ordinary glad. Okay. Glad him. Wait, I can come in. Just stay. ibi bizu byinshi cyane by'urudaca Don't follow. yewe buretse kuva ku igare hano naguteguriye tapi red carpet yo gucaho zimwe zicibwa n'abaperezida buretse gusohoka mu modoka yacu ni hama ni ku igare ariko mana nyagasoso koko burya byemeye utangira igihe mu myaka yanjye 40 mbonye umugabo myaka 40 yose karanti Comfortable. I don't know how to thank you. rwose nagonze ko nagushimira Glad him. gushime n'Imana yakumpaye I tell you asasa hakuno ibiriba ya mbere ni wagisa on the gland. nako ni musazi yabanje hasi Thank you. Oh, glad. hejuru ashyiraho hakuno wagisa musazi na wagisa Glad him. yewe sheri Oh, Diego. This is a red carpet. ko hajya ngo nteguriye tapi red carpet yo gucaho Look, oh, glad him. You even erega mvuga ubwire sheri ese ibyo gusa hakuno ngufite n'agatenge ka wagisi ya mbere This is special. dore iyi ngi ni special akira no kuruka kubereye Oh, glad him. Okay. sheri n'icyo gihe no soka mu modoka So, paramuka nugo panduka gasohoka yewe wokacuka umugore ni samuterera ni actress ni ikigiga wa mugana wa muhazi bw'ibigiga gafata nayo yiboneye ikigiga ariko mana zuko burya ntakore abaho utakura umuntu utanga ushaka nabyemeye let me take it. data we nako maze ngurubizo aramudoma I thank you. Come. tugende nawe ndebere umugore afite inda umugabo yifitiye ni umudurisi n'inda gusabwa ni uzani bajya yamize baro zimwe za tango Trisha ukake Jackson actress yiwe samuterera Glad. araririmba rwose ibinyamuneza byamurenze Sit, please. Sit. yeah That is my queen. She don't sit. sasa bavayo baporeje urukwavu rwose barere kose barajya barayimara
nagukunda grenade nagukunda grenade nta grenade na grandina byose ni grenade cyangwa grandina umusambi hakurya n'umukeka What are you looking at? mwe murareba iki Didn't I tell you to stay in your room? murareba iki mujye mu cyuma kajya muri abantu bakuru Also, papa mwihangane nyine twagira ngo duceho dukeneye kujya kujugunya mujye kujugunya mujye toilette barashima imihumetso cyo gifite ku shati cyambaye agira ngo ni nuzane ni ibitete cyangwa n'urukazo dore shati wagacuka we do ninzane ebyiri gusa zikubagana shit! umwanda gusa Someone wants to kill us. ruriya rugore ruzatwica Us with Ken. garafuri Run away. I'm going to Grandma's place. That is what Bob Marley says. hasi uri kuki mama wacu atagaruka Run away. Live to fight another day. Kill him back there. cya kigore nanjye ntabwo nyiyumvamo sinyishaka Kill him. Kill him. Kill him. Kill him in the house. Kill him. Kill him. basi mwana ugana agera kubita za buruseli bene nawe kubita na mabashi uriya mugore tumwice dore sha dore ukacuka we aye kare hazuko abana bari hanze barimo kutureba urugano rufite nawe ibyishimo rufite ibyishimo n'impamyi afite gafemba shaho afite inzara n'iy'imyaka nimwe mu magufwa niba basanganye mana ye data we akoretse dore abana hanze baratoya ko jyumba bajya ugira ka discipline ntacyo no gishazo rwose mfite spirine tubakubite bibarenga isavayo bari mu myitozo ngo bazamukubita Did you call us? Are you Michael Power? No, Papa. What should I call you? kuki nabashakira iki se Where is the peace you people said you are coming to peace? Show me! ngo muje kwihagarika mu biki Going to bribe the peace. papa nyine twagezeyo turashaka You are trying to bribe the peace and the shit too? Yes, Papa. Look here. Pantanel and the Popo. Papa. I don't want both of you to mess me up today. ntabwo nshaka uyu munsi mwongera kunyinjira mu buzima ngo munyinjire ibyo nateguye Inside your room and mujye mu nzu inside your room and mujye mu nzu peace. Look, abana baraha be disturbance here today. baraza uko bakaje bagiye kujya mu nzu nakora mu gace kimwe cyamwe imyoza dore shaho cyarasenye imbere genda dore shaho tuzagwa shaho uzahangayika muri nzu uzahangayika shaho nyakupfa uzahangayika uzicuza impamvu waje mu rugo uzicuza impamvu watuziye mu buzima bacaho n'abana ebyiri ko se yakaje arabyina afite ibyishimo rwose byamurenze umva abana ko abana batonewe gusukuce wajya wakwitonze gabanya ifimba gabanya inzara yewe data we abana baryamye we urubizu bakira arakomanza kandi ibi ni iki niba abana bakomanga bari mu cyumba muzavayo yarakaye abana banjye bameze nk'imbeba barakubagana kugira ngo binde bari In my own country home. erega hano uri mu gihugu cyanjye nyine nigenga hano tumeze nk'abari ku kirwa turabyina tukaryama tugaserebura ubuzima bukicuma I'm going to make sure that you eat. ndashaka urye ibyo uheruka kurya kera ku bunani Oh, look, guess what? I am going to get you a delicacy. Okay, ngiye gushakira ibiryo bya mbere biryoshye bifite icyanga twajya saza kumuzanira ibiryo Sweetie. sheri menye sasa bameze mu cyaro kubona nibirira inyama bakarya n'umuceri ngo nyine baba baciye agasheni urumva wifuza kurya iki All the drinks I put inside the fridge. hano rwose ibyo kunywa byose biri muri firigo And you know, before we can drink it, I have to kandi mbere ko tunywa ibyo kunywa tubanza turye. Best thing we'll do now is to have our food. So let me get you your delicacy. Alright? N'abandi b'inzu irimo firigo ni mu cyaro kimwe kibi hafi ya Gashyekero cyangwa Buzinganjwiri.
Yeah. Yeah. Avana isorori ipfundikiye twe tuzi biri muri isorori. Rice. Rice again. Umuceri gusa. It is not my gladim that. Ye ntago rwose grenade ntago gutekera umuceri gusa. What did you prepare? Asobane wane iki se. Okay. Okay. I am going to count 3. Ndabara gatatu. Count of 3, you just open it. Nimbara gatatu upfundura urebye nagutekeye. All right. 1, Rimwe. 2, Kabiri. and 3. Gatatu. Pfunduye. Yarikanze. What? Yarikanze. Harimo Hey! babazana inyamabondo. I did it. Harimo igikeri nyamabondo. Igikeri mu isorori. Sorry. Abana baraha. Abana barahana kugiye n'amashano. Babasheme igikeri nyamabondo. Igikeri kizima bana ba. Sheri hani mukundwa. Umugore uko yakagiye sasa. Sasa babana kazana umuzika afata umuntu bateme. Uzaza yasizoye. Kwa yakajya mu gikona aho yunda rero n'abandi byasigaye. None nabo baririye. Bagiye barya agakwavu kose ninko kose barayimara. Bamushyira igikeri nyamabondo kizima mu isorori. Kuko mana koko bindi kiko abana bamaye kuko bo kuzanyikira kweri. Mana uzuko kose umuvumo. Aki and Popo. Mana. Kweri kuko bindi kiko mana. Mbazuru kwavu nore ameza arirwi. Niko yanyeba. Popo teacher. Kusuka bizoza bite bibazo. Imana yamuhaye kado y'abana namupfunyikira. Atumuhoro hasi kuko birababaje. Bamuteye indobo ku manywa y'ihangu. Data we kweri kuko bini ibibazo. No one tamatolo. Mubwiza ukuri uri umuntu ugira umwako. Umuntu wese urabifima twite. Ibaza mfasha byarabana nk'abagabo wenda ivuka bimera. Wapo san. Aha ntagari mwese. Sasa umugabo nabwo ari umusazi. Abana vema hago yarabahambiriye ku giti. Arabazirika. Arababamba. Yarababambye. Aki. Karamfwe. Mama wants to kill us like Andrew. Papa giye kutwica nkuko bishe Yesu. Mama. Ningumbuye mama wanjye. Aki. Are you not afraid to die? Ntabwo mfite ubwoba bwo gupfa. I'm not afraid. Ntabwo mbufite. Let him kill us. Tumureke atwice. You kill us. You cannot kill us. Reka nabizi ntabwo yatwica. If you want to die, die. Papa niwe muvandi ukeneye gupfa upfa wenyine ntabwo ushaka gupfana nawe. You want to die. Pfa wenyine Yesu. Save now. None ihambure. Choose yourself now. Ihambure ugende ushaka gupfa noneho. Fire bigorgira. Ati niba udashaka gupfa ihambure ugende noneho ko ufite ushaka gupfa we ihambure ugende. Ayiwe. If you want, let him kill us. Reka tumureke atwice. You kill us. You cannot. Reka ntabwo atwicara dukunda nk'abana yabyaye. You want to die, die. Muvandi ushaka gupfa upfa wenyine. To die. Yesu nshaka gupfa. Save now. None ihambure ugende. Choose yourself now. Ihambure ugende ushaka gupfa none ihambure ugende. Muzavayo n'imbure sasa. Zamura zo bayigisha ingurube z'ishyamba. Zimwe zibayigisha ingurube z'ishyamba yivanayo. Umusaza arabwiye filimira yaribyaye kweri sha urya ngo ibyara uko ibyagiye nawe yaribyaye. Muzarishyiramo mwabigoryi mwe kaze bereke sha sasa hafa ngakora yasuye yirukanga. Reka mwe muboreze mujye gusanga nyoko mu kuzimu cyangwa umushyira tageti hakuno bamubushije yumva ngubwire kabaye abana njye ko ncereka basi njye maze bice mu gihe bataranyica oye banza wumve abashaka umusoro batumene bari gushaka umusoro wa buri muntu barashaka amafaranga y'umusoro tax collectors abashaka imisoro batumereye nabi bikavuga duhunge bacaho ni muzehe ravanje abasiga hakuno muvandi dukora iki nona mpambura hakuno ufata umugozi w'umwe mpambura saza kwa kuruhande. At my way, I would have decimated those devils. Habuze gato ngo nicare amadayimoni y'abana banjye nabyaye. What did they do to you? Ese bamba ukoze iki? Tell me why. Urabaza icyo bankoze? What have they not done to me? Ubwo se n'iki nakingo babuzima bwanjye babatankoreye kweri. Have made me a liar. Bangize umubeshi, umujura, thief, igisambo, kagarara mwene ngango. An idiot. Bangira ikigoryi gicucu nuza ikiwerewere mu gace. Yeah? Look,
You must permit me. Ndagira mu burenganzira nkaho mukuru umudugudu. I must kill them, and I am going to kill them in Ndagira ngo unsinyire urwandiko kutarona kashimira kwica abantu ugende n'ico bari baranyana byaye. us. Natuma urwandiko rwo kujya kubica. They are your children. Ugivuga n'abana bawe ariko. You can't kill them. Ntago babica. They are only being children. N'abana bato. Oh, Eh. you are calling those boys children. Urita bari abahungu n'abana. That means you don't know them. Bize ngo ntago bazi. You even know them. Ntago bazi. Look, all their mates are getting married. Abana ba bose bakuze bangana nk'abari bashaka abagore. They are capable of impregnating a woman. Bari abatera inda. Mugabara. You are here telling me that Uramwira ngo n'abana. I have them. Umva utabusabwe tubumera. They're my kids. N'abana banje ndabazi. Imana yaramemye I kweli. thought you are sensible. Hako nacaga ko kugira ubwenge uri umuntu muzima ufite mutwe hazima. How can you tell me that these little kids Niko utabwira ngo abana bawe batoya ngo ntago ari abana. not a woman? Ngo batera umugore inda. You are very funny. Uri ikicucu ni ikigoryi ahubwo ikiwerebere wabugana abana bawe. But what is their problem? Hasa ndafite icyo kibazo abana bawe. Oya wambwe ni ikigoryi. Wanutse. The woman I want to marry, they don't like her. Umugore nyene gushaka ngo ugire umugore wanjye bamwanzira ngo baba mushaka. That's why they are frustrating Niyo me. mpamvu barimo kunesha umutwe bambereye amenyo ya ruguru hakurya hakuno banzengereje. Banzonze. Huh? Look, wait. Bateretse gatoya. With this color not. Amafaranga ndayatanze kugira ngo umfashe rwose munyemereye ko mu gikumi cyane ko cyo kujya kurasa abana banjye kubirasira. Kumukuru w'umudugudu amurwandiko nungemeye kujya kurasa abana atasinya batera na kashi. To present this to all the elders so that they can give me their consent to kill them. Ndagira ngo ubwire abayobozi bacu bakuru abunzi n'abakuru b'imiryango bose ubwire ngo bamu burenganzira ngiye kujya kurasa abana banjye. Those devils. Njye kurasa ari amadayimoni. Kill them. N'amashitani. Do me that favor. Mumufasha. You will not kill them. They Na- are children. Ntabwo akwica abana babyeyi n'abana nk'abandi bana bose. Explain to them that they need that woman Basobanurire ko bafite babakene umugore ko baba hafi. like a mother. Ababe hafi nka nyina. But Mbakwe, Imbakwe. let me ask you. Ngo baza. At your age, Wowe ngana nkabo. you are still eyeing young girls. Uri kiri mutoya. Look, Turakuzi twakanya bajyaga wiba tukiri bato nawe urabikoze. I may be 60 and Nshaka kuba afite imyaka 60 ariko I am 60. Sasa mwihangane gato cyane gose mwihangane bivuga amagambo sasa mwakora amagambo umujyana Them like a mother. umva babwiza ukuri abana bimenye ko akeneye umubyeyi ko baba hafi Let me ask you. hako ngo baze At your age, reba ukuntu ngana urashaje you are still eyeing young. none uracyashaka kugira ngo ushake abakobwa bato b'utwana dutunga ngo mushinga urwo mubyarane Haba. Look, Ezekiel, umva yemba twumvikane Ezeke be 60. nubwo afite imyaka 60 ariko If I am 60 nubwo afite imyaka 60 nibitseho and kicking, muri nge rwose nkiri muzima mfite intera akageri I 10 or 20 women. natunga n'abagore 20 kandi bose nta numwe mpfusha ubusa mfite imbaraga ndabizi mfite uruviri mfite umugongo ukomeye Ezekiel, please, Ezeke this message is very important. iyi butumwa ngo ngene ntangire mu bayobozi bakuru mu bunzi ubu ntangire I wait now. ndategereje kandi nagejeje ko muzansubiza kwa igisubizo kizima cyo kuzabara sabana banjye No, next time we shall do that. sana je undi munsi tuzabiganiraho Very good. sawa Deliver this message for me. kandi rwose ntangire ubutumwa bwanjye ubumere mukuru w'akagari n'abunzi sasa drakon babana babiri bamwe ngaba ntabwo bajya bashyirwa guteka baba bafite ubufindo bushyashya bafite kandi sasa hakora kandi gafindo bakoze amatopito matopito kagarara dore komeye C'est subi la baje guhiga hakora sasa inkwavu mu gihuru Papa, la question que toi t'as le quoi dore hakurya mbonye igiruze gisiga sasa kubaka mu gisiga hari urimo kurira kino cyatamije zakibuye Where those in my farmland? yemwe basha What are you doing here? murakora icyo ngaho Huh? murakora iki mu murima wanjye murima wawe Okay, show me where the right uyu murima ni wari n'ikigaragaza ko warawubyaye Oh no, excuse me. yewe uretse kumva kubaza I didn't. urinde urambaza undi kandi uri mu murima wanjye Yes. murima wawe ubwo murima ni wa buri wese Robbers. I'm robbers. Give me that gun. Give me. aka kangorekesha kafaza kwako ni nosho mwereke bafite amabuye ni cyose birimira reka bana bayishe mu murima no murima so murima we gute kandi gucinye imyembe kandi imyembe ni ya buri wese naratubusa imyembe itangwa n'Imana ntago ari yawe garuka hakuno twereke Night robbers. Wait for me. azana hakuno umuhoro You be robbers. gwakazanye umuhoro bicaho abanyacyaro bose bari abahigi yizaniye umuhoro we abasenzerega mbinginga muri manje bagabo bavire muri bano ryarese muzihenzira These boys are becoming something else in this. none munsi muzaza mberekesha The elders must hear this. mbega icyo umuhoro wanjye ukora Came to me. sasa ko kamenya zako ku ruhande
kugeza ubwo bagamagaje inama y'abunzi n'abakuru b'imiryango ngo baganire ku kibazo cy'umugabo imba ko afite ikibazo gose yibyariye abana babiri n'amadayimoni that he wished that permission was given to him. Ayo mugabo gose yari aje iwanjye aranyandikira ngakenewe nako ngo yakuburenganzira ngo tumuhe gose uburenganzira nk'abakuru b'umuryango n'abunzi ko yakwica abana bakabarasira ku karubanda. Mbakwe okoma okoro that's right. Ibyo uvuga no kundatego n'ukuri. Before I go further, I want to inquire from Mbakwe. Reka tubaze Mbakwe. Those boys now. Ese ko bari abana we avuga ngo akeneye kuba yarasabye bite muri iminsi bihagaze bite byabo. Ese ntago barisubira. I agree to. You're welcome. Muraho. They may be alive, but bashaka kuba bakiri bazima ariko bana banjye. Dead. Hey. Ubyo kwabirenze byo basima. Sasa hakuno dore bavuye kubitira muri bashaka kumurira imyembe. Something very important to. Ngihangane gose nubwo nje mu nama y'abunzi ntayo tumiwemo. Ikingenza kihutirwa. Yewe warasaze. Rukundo. You come into a meeting late. Nigute uza mu nama nk'ingi tutagwamagaje kuza mu nama y'abunzi. Your hand up. Kame mu inama irimo n'abakuru b'imiryango y'agace yose. Yes. Ngada. It is because of the weight of the matter. Amfite ibintu bigose uzanyanga byihutirwa. Yangada. Bring down your hand and pay your fine for coming late to the meeting. Kiri kiganza cyawe hasi kandi utanga n'amande yo kunje mu nama utayitumiyemo. You don't know that is what you're supposed to have done. Ntango uko kuzibidakwiriye. Sasa vuga ko dufaranga dukeya ashira hasi. Put it inside the plate. Kirana ntabwo cyane ugapfa shira mu isahani. Shira mu isahani. Can I talk now before I forget what I want to say? Ese navuga ndareba ikingenza hangaha. Vuga. Go ahead and speak. Vuga. Talk now. Vuga. Ngada, we are still waiting. We ngada vuga ngada. I've forgotten what I. Nibagiwe icyangenzaga ndakibagiwe. Barume filimi iranga. Hey, Anna. You can imagine. Kirangwa sasa kuna gaje birukanga. Ye turatewe. Dukurikiye ni ingwe iraje. Ingwe ni nare biraje. Nipyisi ziradukurikiye zivuye mu ishyamba. Nipyisi iraje we. Nipyisi ziradukurikiye. Biraseka. Abantu bari mu nama bava mu nama bari rukanga. Filimi yo kwakirukanza avuye mu nama ngo bikwikiye n'ingwe. Bajya kwitsimba bakora bazi ko rwose hafa ngo hari ingwe zayogoje abantu. Ezo ko bari barimo kurya shaba kurya ubunyobwa. Wikoraho. Drop it. Bingi ni ibintu biribwa n'abantu bakuru barimo kuganira. Take it. You must see Papa there. Oya byo reba papa nabonyera. Uzuga papa nawe yaje mu nama y'abunzi we. Batanga bari kudufatira imyanzuro. Abunzi barimo kumva biseka. Reka tukatugenda dore batata katusanga hanga turahamuye. Yeah, sasa kuno ku ruhande. Byagiye muzo byose yaguze biho hakuno kugaburira amatungo. Do. Birimo birahene umunyu gusa utariho n'amazi cyangwa iki. Ukajya ngo zirapfa. Ndebe. Agasane kuzi umunyu kagahereza ihene. Hene zikunda umunyu gusa byose bimunyu baye mwinshi zirapfa. Birasha. Agasane kuzi umunyu. Bana barabwiye bana n'amashyano. Turesha. Yesu kuri abana nk'aba ni cyane n'inzandiko gusa umugabo yandikiwe. Ni ibibazo gusa. Nawe bativanga mu buzima bwe. Sasa hakuno gose mukazungu kubizi gose n'abadakora ku bukarani. Gusa ngo gusa ari mu kazi ke rwose araterura abana ngo ugiye icyo vuye ku isoko guhaha. Ni Mukamana. Yeah. Yeah, kuko simuza gose yakamuzana ibyo yari bivanye ku isoko ka mugi. Kamugishira mugarurira. Buretse kungaruriye makeya. Makibiki. Makibiki. Tuko tuvuye kure. Ni kamugi no na Mukamana. Yeberetse muri mubiki mwego muri mubiki. Wewe kucyushaka kwiba munaho turahaza. Barivanga mitabareba nabana. Barankolea abone natif. Urabiza umugabo n'umugabo igisamutse kuzura umujura. Mwanze ngo muranuka mwego mujye muranze. Turakoze ubwo twagukubita. Ya filimi raha. Eza abantu bangu bwana batuka no kubo benshi barabyanga. Ubwana buramututse ngo bwamukutana igisamo n'umujura. Arakurikira kwicira ubwana. Aha kwa bigeze gusa ko sasa ruwibye. Bahageze yewe hakurya mugabo igisambo wibye umugore arabingera baramuyogoje mujye kumufata. Arimo koza gose aradukurikiye ari banashaka kutwiba. Yuko akaje ko ni kamugisha baramugaka kamugi. Yewe murafashe muriki. Abana babarandutse ngo ndigisamo ngo ndiba abantu kana no kubabyeyi bombi bice byo hasi none ngo mbareke. Barabana n'amafaranga yanjye mufuka barebyo barayajyana. Umusaza nawe bamwibye. Abana bakorewe filime nawe baramwibye. Uyacho warafashwe bana nawe yiciraho. Baribye.
ntacyo badakora uko mukamana yakaje kamugira kapfa kamugira n'undi munsi uzambona kamugiye yamwibye basubirayo ko bakaje ako ku ruhande bibye umuntu uzaza filimi irawe ibintu ibibazo biraha byamwibye amafaranga azaza bizakongo ngo biyabare iby'uyu munsi ko kamugiye yakaje ntagaze ko yukuri yabona kuri cyara ari amabandi makuru Uretse ubundi tugiye hehe? They follow you, they run up and down. What you go find for us? Ubundi kini dufasha kubona bari bano baraduhiki. Mike kandi nanjye uganje banyibise ndabamba hiki kwanje uganje nanjye banyibye. Akije barakwesha ruka jya kutubesha beshi biki. Uga amafaranga uduha kugira tugushake abantu makatu babonye. Yabana bitangura beho. Polisi barangana ubwo bashaka ni karuswa. Kwaga kurikiye. Abana bamwiteguye kare wakucya hakuno kimwe gifite inosho mu ntoki ni tafari. Tafari mu ntoki. Icyo maskiri kigindi hakurya tafari ku mutwe kiramwegeye jya ku gasoza hakunera hondagura tafari ku ruhedi tafari ku mutwe uretse kimwidunda hejuru umuntu yashyikimuta ku mugongo rimwe kabiri cyagutsinze inzingo ziraha birakina yewe birabyina n'imyaka rwose byose barabyemera ko barengera gusa bibye abandi babibye baro hakurya inama yabunze undi barayitesheje nizangana ibibazo neza gusa inama yabunze nikizabafatira cyangwa zafatira mwanzuro nyabaki tayari barakina n'imyaka yewe Usko mugabo sinzira shaka twongeye tumusaga bafite andi mafaranga reka tujye mu rugo byose ko bakagiye ndakekana karangiriye bakitaga akina ukwa ndabakunda cyane ntabwo nzi ese mugenzi inama yabunze afata mwanzuro nyabaki ese ababyeyi bo mu gace bose bumeze bite byose bamaze kurambirwa abana batoya abana bageze mugenzi akara akajya he kumva nabi bakubagana byose mugenzi barabikora nuko mugenzi genze bakitaga akina ukwa yari junior ubasobanurira mugenzi ndabakunda cyane wagakunze mugenzi cyangwa kunze twinshi ngutu hamagara 072555 03 aya bas naho ubutaha This story about two pickings, the other one na popo. Aki plus popo equals to double to robulo. Aki plus popo equals to double wahala. Anywhere them go.